twagurutse mu merama babatwigendere twaje The Hero Bull ni kabiri tuzanye nayo nyuma yuko twari dusoje rimwe uwitwa Zaifu Natasha ibye bimushimuta papa wawe bakamukubita ikintu mu mutwe agasinzira bakamukandagira ijosi ndetse polisi y'igihugu yahuruje gutabara ibyihebe bikayica amazi hafi no kuyigonga ikitwa Kasimu gifite imodoka ya antibale bayirasa amasasi kayagarura polisi yagize gutya bayicikana Natasha yirebera twibazaga tutise mu gice cya kabiri yaza kugenda bite nakubwiye ngo iki The Hero Bull hashimani ingirimo kugenda nkaguciramo nababwiye ni nzajya mbakarangira nongere bakaragire muve mu ishyamba mutebuke muze mukurikize inkuru nzira amashusho uyu munsi nakuzanye The Hero Bull ikimasa cy'intwari bimeze bite dukomeje kugenda tureba intambara yikomeje kugenda irimbanya muri aka gakuru bimeze bite yebe bihanganye n'abapolisi biraza kugenda bite kabiri rero turayitangiye bimeze bite muri kabiri reka turebe muri kabiri ukuntu bimeze barakwereka bukeye bwaho radio na televiziyo zo muri Cap Valley zakomeje kugenda zitangaza inkuru yuko ishimutwa ry'abana b'abakobwa ryamaze gufata indi ntera baravuga bati mwijoro ryakeye ati umwana w'umukobwa wa kapiteni Zaifu George witwa Natasha Zaifu ati yashimuswe n'ibibandi ndetse kapiteni aza kuba agenda akubitwa bikomeye ndetse baza kumusigara intere urumva yuko nyine radio na televiziyo bakomeje kugenda bavuga za nkuru zaraye zibereye kwa kapiteni ntabwo byari kureka kumenyekana uyu mukapiteni arakomeye ni umukuru wa polisi ku rwego rw'igihugu cya Cap Valley reka tugende turebe ukuntu bimeze kwaje barakwereka leta byayicanze na polisi nayo yatangiye kugenda ikorwamo ibisambo n'ibye bikomeye bidatinze barakwereka mu ishyamba kwitegeza neza ni mu rugo kuri cya cyebe gikuru Mbanjwa Hassan barakwereka ari kumwe n'itsinda rye riyowe n'ikitwa Kasimu cyashatse kugonga abapolisi nyuma y'iriya ntambara imaze kubera mu rugo rwo kwa kapitene arangire aravuga ati mu bana bagera ku 2,000 dusabwa umwe wenyine arimo kugenda ubura tari yaragiza kuvuga ikiyebe kindi kimuca mu ijambo cyitwa Kasimu cyaje cyamubwira kiti nyakubahwa Hasani ati bisa naho abana bari mu kigero dushaka bamaze kugenda bashira ati rero ndumva abo bakiriya bawe wabahaho tumaze kugenda tubona akari bo bakwishyurira kivuga gutyo umugabo nakina ni ikibe cyaramurasha gahanga kirakamena umutwe kirawumenye Kasimu kiramurashe nago gikina cyitwa Mbanjwa Hassan yarakigiriye inama ariko ikindi kigirwa inama yo kivuze ibintu ari ibyo ijambo ryacyo nirisubirwamo boss aramwirasiye abapagasi bose bareba ako kanya Kasimu yagiye hasi umutwe barawumennye ubwonko buranyanyagira ntakina bamwita Mbanjwa naravuze ni umukunzi w'ibyisi ni wirya mbere iki kigabo Kasimu yagikoreraga neza ariko akigiriye inama kumwumva kiramurasa kiramwiciye n'ibyiye bitangiye kugenda bikoranamo ikizere gikomeje kugenda kiyoyoka buri mupagasi wese aravuga ati isaha nanjye namera nka Kasimu ubwonko bukanyanyagira uretse turebe kuntu bigiye kugenda akaya kugenda bakwereka bazana ibyuma bisukura barangije bahanagura umwanda bakoraho neza kugira ngo hatagira n'umenya yuko hari icyabaye abapagasi bose bagize ubwoba kanya kwereka cyakiye gikuru Mbanjwa Hassan taje kuvuga ati mwese murebera hatagira uza kongera ko rikosa akamvugiramo mwese nkabica umva kuntu bimeze arangije ahamagara ikitwa gwiki Zurten Wine wakibonye ni ikiyebe nacyo aragihamagaye Zurten Wine niwe bahamagaye kivayo nije urakibona akuru gitambuka arangije ati Zurten ataka kanya niwe ugiye kuyobora abagenzi bawe karabaye Zurten niwe ugiye kuyobora iki niwe ugiye kuyobora abagenzi shize wirebere kuru rero noneho urugamba rugiye gushya Zurten niwe ugiye kuyobora nyuma yuko Kasimu bamumerye umutwe Zurten yirebera niwe ugiye kuyobora ibyihebe bigenzi bye mu kugenda bashakisha utwana tw'udukobwa kadushimota katwikoreza kigende tureba Zurten niwe ugiye kuyobora arangije aramubwira ati Zurten ati rijoro mugomba gukora kuya nyuma hanyuma mukajya kwiba umwana w'umukobwa witwa Angelina Malate uzwi nka Bruce Dota ariwe bita ngo n'umukobwa w'ikimasa ati hanyuma maze tugasoza urugendo twatangirwa gushaka abana bagera mu 2,000 b'abakobwa maze nanjye mbaha ibyo nabasezeranije niko kivuze wabona bagize gucya abana buza kikanabarasa kikabamara kibe nabonye kidakira uretse tureba ntago bitinda
barakwereka ku kanya kibabwira hari izibinjiranye kandi hari izibinjiranye n'imodoka kumbi ni konteneri z'imodoka z'ibikamyo z'abacuruzi bacuruza abana b'abakobwa baje gutwara twana twose twashimuswe n'iki kiyebe cyitwa Mbanjura gifashijwe n'aba bapagasi bacyo. Ese biraza kugenda bite? Bakwereka ku kanya amakamyo ni menshi, urabona yuko barimo kugenda baza baparika ndetse bagenda bavayo. Bamaze guparika baraparitse amakamyo yabo bavayo, haza basanga uwitwa Mbanjura batari bamwegera arangije avayo. Araza arababwira ati imbanye kubahwa, ati none ndababwiye ni mwe mwiheje, ndacyavugana n'aba basore banjye, aba bapagase banjye ndacyavugana nabo, mwe mufasha akanya gato mwe mwiheje ndaje tuvugane. Ntabwo bakina, barakiza iki kiye bahise bakatabisura mu modoka zabo. Yakuru baba bafite udukokayiri barimo kugenda bifatiraho, bari mu modoka zabo baravuga ati bandi turaza kwikenyereraho. Ariko icyo nabonye cyo kuvana imaranga muri Cap Vert ukayambutsa inyanja Atlantique biraza gusaba izindi mbaraga. Reka twirebere gusa. Ariko abantu barashimuswe bafite kugeza ubwo abandi 1999 umwana umwe niwe ubura gusa. Target yamaze kuboneka na Angelina Malate niwe wamaze kugenda aboneka. Bruce Dota ni umukobwa w'ikimasa. Reka tugende tureba ese bimeze bite, reka turebe kuntu bimeze. Mbanjura ku kanya yakomeje kugenda abwira abasore be niba abapagasi bayo n'ikitwa Zurutene yamaje gusibuzwa witwa Kasimu nyuma yuko yakimenya agahanga kimuvugiyemo. Reka turebe. Araje kuza kugenda babwira ati mugomba gushimuta Angelina Malate umukobwa w'ikimasa, ati nubwo mbizi ko guhangana na kiriya kimasa ati bitaza kuborohera. Umva kuna babwiye abohereje mu rupfa biza, arabizi yuko ikimasa kiri kidakira kigwa kuridura mwana w'umukobwa. Baza ariyo mpamvu bakise go The Hero Bull, ngo ni ikimasa cy'intware. Reka turebe ngo ni iki, ngo ni ikimasa cy'intware. Ako kanya hari icyo yakuyeyo, yakwiye agasasu gatukura. Aragira agahereza cyitwa Zurutene, aragira kibwira ati Zurutene ukigerayo atugomba guhita ufata akagasasu ukakarasa kiriya kimasa, hanyuma kigasinzira ubundi map yose ikabirizinze, hanyuma ugahita ushimuta umwana w'umukobwa byose bikabirarangiye. Zurutene arishimye aritonda ati yesa, ati kandi turaza kubikora. Boss ibyebe birishimye, ntabwo bizi ikimasa kiri hariya kirinze umwana w'umukobwa. Uretse turebe gusa cyo cyo kimasa nacyo cyaratojwe, buretse uze kwirebera. Ntabwo ibyacu bitinda, barakwereka ni mu ijoro. Hari abarimo kugenda baragenda hafi y'iwabo wa Angelina. Uretse turebe wabona ari bya byihebe. Kwitegereza neza ni Zurutene bamaze kuhagera, baje kurangiza akazi kose nkuko babisezeranye na Mbanjura Hasani, ikihebe gikuru kibayoboye. Reka turebe. Ako kanya barakwereka ku kanya hari icyagize burya icyahagurutse. Rebe ni ikimasa rakurukigana. Dore kurukigana ni ikimasa cyarakuze, cyarahagurutse, cyabumvishe, cyamaze kubumva, kajya kubyinagira mu cyaro. Barakwereka cyabimenye yuko uwitwa Angelina ari mu makuba. Kwenye barakwereka cyagize gutya cyarasimbutse gishwanya gushikiraro, kiragituritsa kiragira kiratoroka kivamo. Tagira kwitegereza, kimasa kitagiye kwitegereza. Kimasa cyamenye yuko batewe kazede intambara igiye kurota. Barashaka Angelina Malate. Kwereka ku kanya barakwereka abasore ukuntu bamanuka bica, wagira ngo n'abaparakomando bizi igikomando, bamanutse mu gipangu bagenda binjira. Kwegera kwereka Zurutene yagize gutya kura y'impuda, yagize camikamo ka gasasu k'umutuku bamuhaye, yagize gira gutya yakize gutya karashe cya kimasa. Kurasa ikimasa bifasha ubusa, ikimasa cyakigiwa ya masaso. Yatuze wirera hana agakuru kagiye kuryohera. Kajya barakwereka ikimasa kigira gutya, ikimasa cyavuye yo samuka kigera kirukanka witwa Zurutene cyamukubise ihebe Zurutene wayini kimasa kimuteye ihebe ry'icyuma, cyaragiye cyaramukaza kimurenza igipangu kimunaga hanze. Kimasa cyaga ntago gikina, he kwereka ibye byose byavuye ku kirasa amasasi. Kimasa cyaga ntago cyoroshye, cyaragiye kinga amasasu n'amahembe y'icyuma, uza kurasa n'amahembe y'icyuma, koze kugera barasa. Kumbe kwitegereza hari akashimusa Angelina, hogera kamukweshora kamukurura. Kimasa kiba cyakabonye, dore kuntu kigera kimasa kiranga ntago
cyoroshye uwitwa Zutenema kwinjiza imodoka kugira ngo binjize mu witwa Angelina bamucikane, kwinjiza imodoka aciye urugi rw'igipangu yinjiza imodoka, kagera kuri iki kimasa kigomba gukora ibishoboka byose kigaharika modoka, cyaratabye teri ihembe imodoka kirayizunguza kirayijugunya kirenze igipangu, kimasa kiranga ntabwo gikina, kimasa kiranga kirarwana uretse wirebera, kagera kwereka kakagabo kara gukwesha abantu witwa Angelina cyose kiragafashe kigafata ishati kirakaruma cyagashinza amenyo, kagabo kaba kugira kagerageza kwinyishura ngo karako kacika ikimasa, kagoje kwinyishura ikimasa, kibasha cyagafashe fata ishati kirakomeza kurura ngo kigatamire, kagabo karinyushuye ibyihe biracika birirutse, kimasa cyanga ntabwo gikina, cyabambuye imbunda, cyabateye amahembe cyange kibambura imbunda, none reba barirukanse byihe biraneshejwe, kimasa kiranga kirabinesheje kigarura Angelina, ntabwo Angelina yari kugenda kireba, kimasa gitorokesheje ibyihebe byarirukanse birangije birashwiragira, kirabishwiragije ikimasa kirahangaha, ikimasa kirabishwiragije biraza kugenda bite? Ese none uwitwa Banjwa nataza kubona uwitwa Angelina biraza kugenda bite? Abakiriya be ko bataza kuba babonye imari nkuko bayimusabye, ntucikwe na gatatu ari igihe no kudusoreza umenye uko byaje kwa birangiye gusa ikimasa gishwiragije ibye byaje gushimuta Angelina, biraza komera bite? Kitwa ngo iki? The Hero Bull, kimasa cy'intwari. Turabibonye uburyo muri kabiri gikaraza ibyihebe, ibi byihebe byananiye benshi, byajegeje kapiteni muri nimwe twabibonye, ariko uyu munsi byasuye urugo rudasurwa, bikubitiwe hehe? Bikubitiwe ku rudasya. Reka tuze turebe mu gice cya gatatu ari nacyo kigiye gusoza iyitwa The Hero Bull ngo ikimasa cy'intwari, hanyuma turebe uko byaje kwa bigenda. Gusa uyu munsi ntabwo bigenze neza ku byihebe, reka turebe ko biza kugaruka gushimuta Angelina cyangwa se biza kurangira bitawe muri yombi.